abonye kuri Apostle Mignone ndetse na komite n'abandi mu mufasha, biriya byerekana umutima udafite ishyari, byerekana umutima udafite ishyari, byerekana umutima wagutse, byerekana umutima utakirobanura ku butoni. Kandi icyaje kunshimisha nuko mu bantu birafite hariya ndabwo ari abakristo babarizwa mu itorero ryiwe. Reka ndabwo ari abakristo babarizwa mu itorero ryiwe, yana ngo tuvuge ngo yarobanuye ku butoni ashaka abantu bari mu itorero ryiwe, yakuruye ari kwishira. Reka biriya byose yabikoze binyuze mu rukundo rw'Imana. Njyewe narabyiyumviye mfata n'akajenda ndandika, nshuti z'Imana kandi nshuti za Yesu, ndandika maze kwandika kugira ngo byibuze n'aba bahanzi nzabahamagare babaze ngo ese ko ari muri kiriya giterane cyangwa muri ubu busabane hari abari bakubashima bahereza ibikombe by'uko mwaririmbiye Imana neza mugafasha imitima ya sosiyete nyarwanda cyangwa abandi bantu babakurikira, ese uriya muntu muhuje idini? Byaranunguye kumva avuze uyu mugabo Aregisi Dusabe. Aregisi Dusabe uyu ngo ndabahore n'itorero rya Apostle Mignone. Nanone birongera birantungura avuze ambassadors twese tuzi ko babarizwa mu badivandiste bo munsi wa karindwi, arabatumira bundi pose habarizwa mu barokori, ndaho byagahuriye na ambassadors. Ariko nabarabatumira nabonye yaciye umwe muri bo, hari n'abandi yatumiye hariya ng'abaririmbyi baririmbye kandi bafashe imitima y'abantu. Mana ishimwe cyane. Nono agera kuri Theo bose babireba, Theo bose babireba, uyu ni umuhanzi wo muri ADPR. We yanamugezeho amuvugaho tundu atuyuteho ngica mukundira yemera ibyaha bye. Yemera ibyaha bye, azi gutsindwa mu by'ukuri, ndabwo yishe ibyaha bye. Kandi ibi ni nabyo byashoboje Dawidi kugera ku nzinzi. Twereka ariko gucumura ni kimwe, gukora icyaha ni kimwe, no gushobora gutera indangwa zo kukihana ni icya kabiri. Theo amuvugaho aramanuka avuga kuri Mari Marite. Uyu Mari Marite muzi kera aririmbira Imana avuga ngo ngumbo yabera, ngumbo ibitaramo byo mu ijuru. Irandimbo yaramfashije, yaramfashije rwose, maze kumfasha numva ndanezerewe cyane. Avuga kuri ba Berna Chance, abo ngabo mbere bubaka amaloje, bashinga amazu y'indaya, icyambere bakora ibintu nawe koko ureba akabati kandi koko bano nabambari ba Satani n'indumwa za Satani. None nibo buntu ndako atabigenje ngo akware vuga butumwa, ahuza abantu muri rwa rukundo rwa Kristo, abwira abantu ibyo musaraba, abantu bagakizwa, bacegera Imana, bakamenya ikibe, bakamenya icyiza, bakava ku nzoga baraziraragamo, bakava mu ndaya barasambanaga n'abagabo 10 ku munsi, 20 ku munsi, bakavayo bagatanga ubuhamya ngo njyewe ngeze hano nari indaya ndabireka, nari umusenzi, nari umunyarugomo ndabireka, kubwo uyu mukozi Imana wambyereje ubutumwa. Ariko uyu munsi akaba duhinduye umukozi wa Satani. Wowe uzanye iki kiruta icyo uyu nguyu turi kwita uwa Satani? Ni iki yagishyashya utozaniye? Bari guhusha indego aho kujya kubakwereye ubutumwa bakajya ubutumwa budakwiriye. Uyu munsi nda abantu bakivuga iby'ibyaha, nda abantu bakivuga ubusambanyi, nda abantu bakivuga karengane kari kweseme iki gihe cya none, nda abantu bakivuga ubujura buri gukorwa mu buryo usanga budasobanutse. Umuntu ukamusaba serivisi ariko kera akaba utundu yagusabye ukuntu. Ndabwo abantu bakivuga ku maroje, ndabwo abantu bakivuga aho abantu bashiriye bari kurindimuka
kubw'ibyaha. Huko ugasanga abantu ubutumwa buri ku bakozi b'Imana, bari abasenga nabi, bari abajyana, bari abajya ikuzimu, bari imyizerere yabo ndayikwiriye, ndizabajyana mu ijuru. Twongeye kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe cyane. Ni akagaruka kuri ndi umukristo. Twongeye kunezerwa n'Imana mu mutima no kubana namwe kuri TV yawe kandi yacu. Reka tubabwire ngo amahoro y'Imana nabane namwe cyane. Reka dusuze bene data muri mu Rwanda, Amerika, Aziya, Iburayi. Umuntu wese ushobora kumva ururimi rwacu rw'ikinyarwanda, reka tubabwire ngo amahoro y'Imana nabane namwe cyane. Kandi kutuntu n'utundi ungunde nanjye ngukundi, ariko nawe kwa kumemeze kose ndakubwira ko Yesu agukunda. Birashoboka kuba ari kunyura mu miraba, mu miyaga, mu bigeragezo bitandukanye biteye ubwoba, ariko ndakubwira ngo humura, Yesu n'umwami kandi aracyarengera, abe aracyatabara intore zamwizeye. Imana yacu begere kandi itindane namwe cyane. Tugiye kuganira ku bijyanye n'umurimo w'Imana. Nanone insanganyamatsiko ngira ngo tuganireho n'abakozi b'Imana batabona ibintu kimwe, batumva ibintu kimwe. Niba umuntu yagize neza, niba umuntu Imana yamuzamuye ngo ntabwo yazamuwe n'Imana, yazamuwe n'izindi mbaraga, cyangwa se n'umuntu Imana yamukoje imirimo n'ibitangaza, ati hoya birabitangaza ntabwo ari iby'Imana, ni ibya Satani. Dongo umuntu wese wakoze ikintu kidasanzwe ku isi ya rurema, agikoze mu izina rya Yesu, bamwe bagatangira kubihinyura ngo ntabwo ari byo, ngo harangwa n'izindi mbaraga baba bakuye bunaka. Ese koko wowe ubyumva gute? Wowe ubyumva gute? Wowe ubitekereza gute? Ni gute wowe ubona abakozi b'Imana, cyangwa se ni gute wowe umurimo w'Imana uwutwara? Imana yacu twegere kandi itugirire neza cyane. Reka tubanje dusenge twiragize Imana. Mana, turagushimiye, izina ryawe niryubahwe, wakoze imirimo n'ibitangaza ubana natwe, turakunezewe cyane, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Cyagushimira kuko ukiduhaye impano y'ubuzima, impano yo kubaho. Kuko datse mwamudukona ari benshi bavuye mu mubiri, hari abandi bageze agucecekirwa, ariko twebwe turahari, turi bazima. Mana, turakunezewe cyane, izina ryawe nirishimwe. Ngahano Mana yacu byose udufashe muri byose, niko tugushimiye kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amena, amen, amen. Imana ishimwe rero bene data namwe bashiki bacu mudukurikiye kuri ndi umukristo, aho kuri TV iwawe, kuri telefone, kuri machine, aho byanyura hose ukaba udukurikiye. Mbere ya byose ndamanza kugushimira wewe wakoze subscribe, ndetse ukaba uduha ibitekerezo muri comment, ukabifata iganiro cyacu ukagisharinga inshuti yawe. No kuri ndagushimiye cyane. Imana izajye ikuduhera umugisha kandi mwishi. Nguko rero twabwiye ngo tugiye kuganira ku bijyanye n'umurimo w'Imana n'iki gihe ngiki. Reka duhere ku ijambo ry'Imana tugiye gusanga hano mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana, hano mu gice cyaho cya 15 turasoma duhereye ku murongo waho wa 7. Murongo waho wa 7 niho tugiye guhera, ni naho tugiye gukuramo ikiganiro. Tugiye kuganira hano Yohana 15 ku murongo wa 7. Haratubwira ngo nimuguma muri nje, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ibyo nibyo byubahisha Data, nuko mwera imbuto nyinshi, mukaba abigishwa banje. Uko Data yangunze niko nanjye nabakunze, nuko rero mugume mu rukundo rwanjye. Nimwitondera amategeko yanjye, muzaguma mu rukundo rwanjye, nguko nanjye nitondeye Data, nguko nanjye nitondeye amategeko ya Data ngaguma mu rukundo rwe. Akira ijambo ry'Imana. Imana twegere kandi itindane natwe cyane. Iri ni ijambo ry'Imana dusomye hano muri Bibiliya, kandi ni ijambo ry'Imana ni Yesu ubwe warivuze. Hano yavuzemo ibintu bibiri mbagaciro. Icya mbere yavuze ni ukuguma mu rukundo, icya kabiri yavuze ni ukwera imbuto.
hano yabibwiraga abigishwa be, yabibwiye Matayo, abibwira Luka, abibwira Mariko, abibwira Yohana, abibwira Barutolomayo, abibwira Petero, abibwira Stefano. Bano nabigishwa ba Yesu, abibwira Timoteyo. Bano nabigishwa Yesu ndaboneye umwanya wo kurondora amazina yabo, tuzi ko bari 12. Ariko bano ba Matayo, bano ba Mariko uyu munsi ndabwo bakiriho, ni njye buriya bano hari, nawe ungurikiye ni twebwe duhari. Uyu munsi ijambo ry'Imana ryongeye kutubwira ko tugomba gukundana. Impamvu ndeguye kino kiganiro, ni umukozi w'Imana yitwa Apostle Mignone. Apostle Mignone narebye kuri video yiwe, imaze nk'icyumweru ibayeho. Uko bisa kose yari yatumije abaririmbye bavuga butumwa, ariko mu rwego rw'abahanzi yari yabatumije, arimo kubashimira. Nabo nabonye haye ibikombe, ariko icyo nabonye hari icyo yaragendereye kwari gushimira abakozi b'Imana b'abahanzi baririmba mu nsengero, baririmba mu biterane, bagafasha imitima y'abantu. Niba umuntu yaragiye kwiyahura, yaririmbirwa indirimbo nziza, ya ndirimbo ikamugarura. Ndabwo nashoboye kurondora amazina, nabonye yari sarano barateguye ahantu heza cyane, ndetse yarafite gusabana nabo no kubashimira aho Imana igejeje, irimo kubakoresha, ikoresha ibihangano byabo mu buryo bw'indirimbo, uburyo bagenda bafasha abantu hano ku isi ya rurema, baririmba abantu tukanezererwa, Imana yacu igahabwa icyubahiro. Shote z'Imana kandi inshuti za Yesu, nagiye muri komenti ndungurwa no kubona hari abantu banditse muri komenti ati uyu mudamu abantu bose azabamarira mu marangi, ati bose arabajyana ikuzimu, ati bose mbega bavuga ibintu byinshi bitandukanye. Ariko inshuti z'Imana kandi inshuti za Yesu, njyewe ngo umwana w'Imana, umukozi w'Imana uri kujya mu ijuru, nta kintu kijya kimbabaza ngo kubona umukozi w'Imana nguriye wafashe amafaranga ye, wafashe ku butunzi bwe, wafashe umwanya we, wahamagaye abaririmbye ngabariya kandi koko badufashije, akabaha, agategura na biriya byo kubaha, agategura amafunguro, bagakodesha iriya sare. Ariko wajya kumva ukumva undi muntu ngo witwa umukozi w'Imana yabinegereje, yabipinze, bintu ngabira yabihaye isura mbi, yabihaye Satani, yabihaye kuzimu, mu mwanya wo gushimira Imana ku by'imbaraga zayo, mu mwanya wo gushirwa rino jambo ritwereka urukundo. Ndagira ngo mbabyere bene data kandi inshuti z'Imana, ikintu cyishe ubutumwa bwiza ku isi ya rurema, ikintu kiri kwica misiyo ya Kristo, ni abakozi b'Imana mutari kwemerana, ni abakozi b'Imana mutari kuzuzanya, ni abakozi b'Imana umwe ari gukora byiza, wabona ko yakoze byiza kuko utabigezeho, ugatangira ibya bindi yakoze ukabisenya. Bana b'Imana, bamwe bahuye n'Imana yera, abandi bahora n'iy'urukara. Mwahuye nande koko? Njyewe Imana nzi yavuganye nanjye, njyewe Imana nzi yanyiyeretse, nabonye ari Imana yera. Icyambere yambwiye ko ari Uwiteka, ko ari Imana ihoraho. Icya kabiri yambwiye gukunda, yambwiye gukundana. Icya gatatu yambwiye kubaha, n'ibindi byinshi ndaboneye umwanya wo kuvuga kano kanya. Inshuti z'Imana kandi inshuti za Yesu, neba koko twarahawe misiyo imwe yo kwamamaza ubwami bw'Imana, kuko abandi Imana ibazamura ikabageza ku rwego inyenyeri yabo yaka, ikabageza ku rwego bavuga ese ikumva. Ariko undi umwe muri twebwe akaduka, akaba yaharabitse, akaba yasenye bya bintu wa mugenzi wacu arimo gukora. Iyi Mana dukorera, iyi Mana dukorera abana b'Imana, iyi Mana dukorera ko atariyo. Bundi
mu bumana Imana yaduhaye kuzuzanya. Imana yaduhaye kuzuzanya, niyo mpamvu no mu itorero ngo Imana yatanzemo imbano nyinshi. Bamwe baba abigisha, abandi baba abahanuzi, abandi baba ababwiriza butumwa, abandi bakora ibitangaza, abandi barobanura bavuga indimi, abandi babasobanura za ndimi, abandi bakarobanura umwuka. Kandi ngo sino mbano Imana yazisize mu itorero kugira ngo zuzuzanye, zubake umubiri umwe ari wo wa Kristo. Uyu mubiri wa Kristo turi kuwubaka gute? Turi kuwubaka gute? Ndagira ngo muzashira muri komenti mumbwire ngo umukozi w'Imana asa gute, uwa Satani asa gute. Nyaboneka muzambashe, kuko njyawe byonze abakozi ba Satani bagira uko babaho, bagira uko bagenda, bagira uko bitwara, bagira ibibaranga, bagira ibibaranga. Icyakora niba babona abakozi Imana izamura, niba bafite amaroji bakemera kwinjije indaya, muzashyireho towa. Niba bafite utubari bakarera basindishije abayoboke, muzashyireho towa abo saba Imana. Niba bicana bakaba bazwiho kwica abantu, akaba ari abarozi, muzashyireho towa. Ariko abakozi bakorera Satani, icyambere bubaka amaroje, bashinga amazu y'indaya, icyambere bakora ibintu nawe koko ureba akabati kandi koko bano nabambari ba Satani n'indumwa za Satani. None niba umuntu ndakwa tabigenje ngo akore ivuga butumwa, ahuza abantu muri rwa rukundo rwa Kristo, abwira abantu iby'umusaraba, abantu bagakizwa, bakegera Imana, bakamenya ikibi, bakamenya icyiza, bakava ku nzoga baraziraragamo, bakava mu ndaya barasambanaga n'abagabo 10 ku munsi, 20 ku munsi, bakavayo bagatanga ubuhamya ngo njyewe ngeze hano nari indaya ndabireka, nari umusinzi, nari umunyarugomo ndabireka, kubwo uyu mukozi Imana wambyereje ubutumwa. Ariko uyu munsi akabare duhinduye umukozi wa Satani. Wowe uzanye iki kiruta icyo uyu nguyu turi kwita uwa Satani? Ni iki gishasha utuzaniye? Byebuse ngabo ari cyo twizera. Hano Bibiliya yatubwiye ngo, hano Yohana 15 yavuze ngo mugume nimuguma muri nje, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ebyo iyo twasabye tugahabwa, ngibyo nibyo byubahisha Data, ngo nuko mwari imbuto nyinshi mukaba n'abigishwa banje. Tugeze ku murongo w'9 ngo uko Data yangunze niko nanjye nabakunze, ngo nuko mugwe mu rukundo rwanje, nimwitondera amategeko yanje, muzaguma mu rukundo rwanje. Icyo nshaka kumvikanisha n'urukundo, n'urukundo. Uyu munsi abantu urukundo ruri gukonja, abakoze iby'urukundo bamwe bakabagirira ishyari. Njyewe ndababwira ukuri, iyo numvise ngaya magambo ndababara. Mbita mbona ko abantu bahushije misiyo ya Yesu. Misiyo ya Yesu nuko dukundana, abantu tukababwira kuza kwa Yesu, abantu tukabateguza iby'ubwami bw'Imana, abantu bakihana ibyaha. Ubundi abantu bamaze kwihana ibyaha, bamaze gukizwa, ubundi binjira mu iterambere, binjira mu rugendo rw'iterambere. Kuko umuhanga umwe yaravuze ngo roho nzima mu mubiri muzima. Biragoye gukizwa waburaye, biragoye gukizwa ukennye. Ngeka ko impamvu Imana duha ibintu nuko nyine Imana ibigira ngo Satani atatwohesha amarari y'ibyisi. Impamvu Imana duhe ibintu ebigira ngo dukorere Imana ndakwifuza dufite. Nubwo birebwa ngo isi izashira no kwifuza, ariko hari ibyo Imana duha kugira ngo tugere hande tugera. Njyewe Raban uyu wicaye hano wicana ku iyi TV,
iyo Imana itaza kumva bino byuma, ngeka ko bino uri kunyumva nawe aho wicaye, waba mu Rwanda, waba muri Amerika, aho kuri salo yiwawe, aho mu modoka, aho kwa muganga, bino bintu ntabwo buri kubyumva. Huko rino terambere turi kurikoresha duti? Ni gute turi kurikoresha? Ni gute turi kurikoresha ngo ubutumwa bugere kuri bagenzi bacu? Ese ni mu matiku, ni mwishari? Ese ibyo dukora turi kubikorera mu rukundo? Mubanze mumbwire. Niba koko umuntu afashe ku mitungo ye, niba koko harimo abajya bavuga ngo ni abaterankunga, niba koko yanagize n'ubwo bwenge akagira abo baterankunga, nawe uzabashake. Nawe uzabashake. Naba gutera ingunga, nawe udutumize, ugira abantu ushimira ko bakoreye Imana, kandi ushimira uyu muntu n'ubundi agira na avantage zo kongera kuguma muri wa muhamagaro, kuko abona ko hari umwitayeho, abona ko hari umuntu mwumva. Muzirikane ko hari amatorero bagirirana amashyari, Imana yaguhereza ku mbano zayo ngezo zo kuririmba, bagatangira kukurwanya. Baguye imbaraga z'ubuhanuzi, bagatangira kukurwanya bakwitsa. Ariko icyo nabonye kuri Apostle Mignone ndetse na komite n'abandi mu mufasha, biriya byerekana umutima udafite ishyari, byerekana umutima udafite ishyari, byerekana umutima wagutse, byerekana umutima utakirobanura ku butoni. Kandi icyaje kunshimisha nuko mu bantu birafite hariya, ndabwo ari abakristo babarizwa mu itorero ryiwe. Reka ndabwo ari abakristo babarizwa mu itorero ryiwe, yana ngo tuvuge ngo yarobanuye ku butoni, ashaka abantu bari mu itorero ryiwe, yakuruye ari kwishira. Reka biriya byose yabikoze binyuze mu rukundo rw'Imana. Njyewe narabyiyumviye, mfata n'akajenda ndandika. Nshuti z'Imana kandi nshuti za Yesu, ndandika. Maze kwandika kugira ngo byibuze n'aba bahanzi nzabahamagare babaze ngo ese ko ari muri kiriya giterane cyangwa muri ubu busabane hari abari bakubashima bahereza ibikombe by'uko mwaririmbiye Imana neza, mugafasha imitima ya sosiyete nyarwanda cyangwa abandi bantu babakurikira. Ese uriya muntu muhuje idini? Byarantunguye kumva avuze uyu mugabo Aregisi Dusabe. Aregisi Dusabe, uyu ngo ndabahure n'itorero rya Apostle Mignone. Nanone birongera birantungura avuze ambassadors. Twari twese tuzi ko babarizwa mu badivandiste bo munsi wa karindwi, arabatumira. Bundi pose habarizwa mu barokori, ndaho byagahuriye na ambassadors. Ariko nabarabatumira, nabonye yaciye umwe muri bo, hari n'abandi yatumiye hariya ng'abaririmbyi baririmbye kandi bafashe imitima y'abantu. Mana ishimwe cyane. None agera kuri Theo bose babireba. Theo bose babireba, uyu ni umuhanzi wo muri ADPR. We yanamugezeho amuvugaho tundu atuyuteho ngo icyo mukundira yemera ibyaha bye. Yemera ibyaha bye, azi gutsindwa mu by'ukuri, ndabwo yishe ibyaha bye. Kandi ibi ni nabyo byashoboje Dawidi kugera ku nzinzi. Twese turi abanyabyaha, ariko hari abayishe ibyaha byabo bakabihisha iteka. Ariko gucumura ni kimwe, gukora icyaha ni kimwe, no gushobora gutera indango zo kukihana ni icya kabiri. Theo amuvugaho, aramanuka avuga kuri Mani Marite. Uyu Mani Marite muzi kera arerembera Imana, avuga ngo ngumbo yabera, ngumbo ibitaramo byo mu ijuru. Irandimbo yaramfashije, yarambashije rwose. Maze abavugaho, aba nabaririmbyi rwose arabahuza bose, agira ibintu abashimira. Nshuti z'Imana kandi nshuti za Yesu, Imana irashaka ngo tube umwe. Imana irashaka ngo tubone Imana imwe. Imana irashaka ngo twubake ubukristo mu rukundo. Nshuti z'Imana kandi nshuti za Yesu, icyo nabibwirira
niba koko dukorera Imana, iyi Mana dukorera ndabwo igira idini, iyi Mana dukorera ndabwo igira mukuru wayo, ndanubwo igira murumuna wayo, iyi Mana dukorera ndanubwo igira ababyara bayo, ndanubwo ifite anko. Reka ni Imana yihariye. Cyakora iyo tuje muri babyara bacu, muri ba anko n'abandi ngabo, aho dukora turobanuye ku butoni, urabati uriya ni mwene wacu, reka muzamure, uriya dufitanye isano, reka muzamure, ariko Imana yo ndabyikorera muri ibyo. Twese mu isi itubona nk'abana bayo, icyo dupfana nayo ni uko twakoze ibyo Imana ishaka. Iyo twakoze ibyo Imana ishaka, Imana ihabwa icyubahiro. Inshuti z'Imana kandi inshuti za Yesu, Imana ndegira mukuru wayo cyangwa murumuna wayo ngo yenda abana bo kwa mukuru wanje nimba huza n'abanje bagirana amashyari. Reka ndabyo ibyo Imana ibigira. Inshuti z'Imana kandi inshuti za Yesu, hari abantu bazi ko ukuri kari wabo kugarukiye. Buri ukuri ni kunini, by the way, ukore ni kunini. Ukuri kuragutse, ukuri kurenza hiwanyu, ukuri kurenze ibyo utekereza, ukuri kurenza usengera. Bene niho hava ibice. Ibyo bice byigeze kwirema mu itorero ryo mu Efeso, ngira ngo ryo mu Korinto, bamwe ngo ndi uwa Polo, undi ngo ndi uwa runaka. Igihe cyose tuzakorera Imana ivuga ngo njyewe ndi umu ADPR, njyewe ndi umu Gatolika, njyewe ndi umu Restoration, njyewe ndi umu Zion Temple, njyewe ndi umu Anglican, tukaba tukiri mwibyo, ndahana ubutumwa buzagera. Igihe cyose tuzaba tugipingana, Yesu aracyatinze kuza. Ariko njyewe mbabazwa n'umuntu wagize ibikorwa ngabiriya, washoboye guteranya abantu, atanarebye no ku idini, atanarebye no ku cyene wabo gusa, kuko bari abantu baririmbira Imana, yashatse kubashyigikira, yashatse kubashimira. Ariko ndakandika ngo noneho bose arabamarira ikuzimu, noneho bose arabamarira mu barangi. Bundi kuzimu ni he? Mu barangi ni hehe? Cyakora njye numva ko amatorero y'abarangi kazi kabo sinanahazi. Abarangi babaye abarangi, nibo bakorera Imana, nibo babizi. Niba ari Shatani nibo babizi. Abantu twamaze kwicazwa ku gatebe ko guca imanza. Dusigaye duca imanza kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Twagera mu rusengo umwanya wo kuramya Imana ngo twege, tugatangira tugaca imanza, tugatangira twigisha ku madini agikuzimu, tugatangira twigisha ku madini atagendera ku mihango ngayebye wacu. Ibyo byose ni imihango, imihango ntabwo yatugeza mu ijuru. Tuzagezwa mu ijuru no gukiranukira Imana yonyine. Tuzagezwa mu ijuru n'ibyo twakoreye Imana byonyine, nicyo kizatugeza mu ijuru. Iyo nsomye ku murongo wa 20, nawe aratubwira ngo sinzabira aba bonyine, ahubwo ndasabira n'abazanyizezwa n'ijambo ryabo, ngo bose babe umwe nguko uri umwe, nguko uri muri nje na data nanjye ngaba muri wowe, ngo nabo babe umwe muri twe, ngo ab'isi bizere ko ari wowe wandumye. Nongere nsubiremo uyu murongo wa 21, ngo bose babe umwe nguko uri muri nje, nguko uri muri nje data nanjye ngaba muri wowe, ngo nabo babe umwe muri twe, ngo ab'isi bizere ko ari wowe wandumye. None uyu munsi ntabwo turi gushaka kuba umwe, ntabwo turi gushaka kuba umwe muri Kristo. Buri wese ari kubaka Babeli yiwe, buri wese ari kubaka Babeli yiwe, undi akubaka Yeriko yiwe. Ariko ari Babeli ari na Yeriko, igihe cyarageze ku by'imbaraga z'Imana byose birarimbuka, byose byararimbutse.
buri wese arashaka kuyubakira Yeriko yiwe, ndakubaka Babeli yiwe. Ariko hano icyo Imana ishaka nuko twese tuba umwe. Twese Imana ashaka ngo tube umwe. Ndashimira abapastori bamwe na bamwe batikura mu bandi, bagira ibiterane. Hari ibiterane njyanjamo, ibiterane byo gusengera ububyutse, ibiterane by'imuzamatorero, ibiterane byo gusengera igihugu. Nda kintu kinesa ngo kuhasanga abapandekote, kuhasanga aba restoration, kuhasanga amadini atandukanye. Twese twahujwe n'Imana imwe, turi gusenga Imana imwe yaremye ijuru n'isi. Nda kintu kinshimisha ngicyo. Buriya niba mu Rwanda tweregwa tuvuga ububyutse, ati Imana duha ububyutse, niba muri Afrika tweregwa tuvuga ngo Mana bwa bubyutse wavuze, biragora ko bubyutse tuzabugeraho umupande kota atari kwemera restoration. Biragoye ko bubyutse tuzabugeraho yemwe bapastori, yemwe bakozi b'Imana mutari kwemerana. Biragora kuko nyenzafuka Mana rinja ko bubyutse uba ushaka kubusenya. Biragora ko tuzubaka igihugu cyiza kitarangwa n'amacakubiri, tukibona abantu mu madini. Ariko igihe cyose uzabonamo Kristo, nanjye ngakubonamo Kristo, ndamuyoda, ndamugireke, ndamufarisayo, uzaba uhari, twese tuzaba mu ndege imwe, twubaka ubwami bw'Imana tudashingiye ku idini runaka. Bwoko bw'Imana kandi inshuti z'Imana, niba dushaka ububyutse mu Rwanda, niba dushaka ububyutse muri Afrika, ngo buzarere muri Afrika, butembe bugere mu bazungu, iyo butumwa bwaturutse twebwe Afrika twongera umugani wa Afrika, twongere tujye kubwiriza muri Amerika n'Iburayi n'ahandi hose. Ariko abanyafrika niba turi gusengera ububyutse, tubanze amacakubiri ave muri twebwe, tubona Imana imwe mu butatu bwera, tubona Imana imwe se umwami wacu Yesu Kristo, tubona Imana imwe, tuve mu madini tujye muri Kristo. Umunsi tuzaba twavuye mu madini turi kubona Kristo ubera hose cyarimwe, tuzagera ku ndego z'Imana. Ariko igihe umukozi w'Imana nguriye, buriya mwari muzi ko hariya hagomba no kuva ububyutse, guteranya bari abahanzi. Mwari muzi ko hagomba gutegura igiterane cya Afrika, abahanzi bo mu Rwanda bagahamagara abakenya, bagahamagara abazambia, bagahamagara aba Mozambique, bagakora igiterane. Ubu byose bugaturuka hariya, bugaturuka hariya, ubutumwa bugatemba bugakwira muri Afrika yacu yose. Ariko umwe yakoze igiterane bavuga ngo ni cya runaka, njyewe sinakijyamo. Njyewe sinakijyamo. Nshuti z'Imana kandi nshuti za Yesu, turi kuva he? Turi kujya he? Hano biratubwira ngo babe umwe nguko natwe turi umwe, njyewe na Data. No mu ijuru kugira ngo bagere kuri misiyo yo kuza gucungura abantu, no mu ijuru bakorera mu bumwe. Byo mbibabwire, no mu ijuru bakorera mu bumwe. Iyo ubumwe budahari igihugu kirasenyuka. Iyo ubumwe budahari igihugu kirasenyuka, nongere mbisubiremo. Bakozi b'Imana tudashingiye ku idini yawe, ubaka ubumwe, umbonemo Yesu, ngo ubonemo Yesu, dushyire hamwe twubaka ubwami bw'Imana. Kikorano bari ubwawe ntabwo tuzaza kubwubaka, ariko ubwami bwa Kristo burashanga bwubakwe nanjye nawe. Hano Bibiliya yatubwiye ngo yatubwiye hano ku murongo wa 21 kuri B, ngabise bizere ko ari muri wo. Dusubiremo, ngabise bizere ko ari wowe wandumye. Abisi bizere ko ari wowe wandumye. Abisi bazizezwa ko twatumwe n'Imana, ariko turi kuvuga rumwe. Ariko utanyemeye nanjye singwemere,
nditwemerane. Abese baba bari mu macesi, baba bari guprofita, kuko aravuga ati reka da urana ndangiye kumva ijambo rye ritangiye kumvasha, none se kundi yamuze ngajya kwa Satani, kundi yamuze ngo agikuzi, kundi yamuze ngakorana na Illuminati, kundi yavuze ngakorana n'imbaraga mbi. Noneho ugasanga wa muntu warushaka gukizwa asa naho aheze mu rungabangabo. Uriya muntu narimbuka muzamubazwa, uriya muntu narimbuka muzamubazwa, narimbuka muzamubazwa. Si gutyo ubwami bw'Imana bukorerwa. Yesu yanyuze mu madini menshi mu gihe cye, mu madini y'abafarisayi. Nda dini yegeze yageraga ari hose akavugira iby'ubwami bw'Imana. Nje uyu mureba mfite inzozi, mfite inzozi zo kubona musenyeri wa Gatolika niba ari Kambanda yagiye kuvuga ubutumwa muri yeyari. Mfite inzozi bwo kubona uhagarariye ADPR bamuhaye agatute muri Anglikani. Mfite inzozi zo kubona musenyeri wa Gatolika RY'IMANA yagiye kuvuga ubutumwa muri ADPR. Umunsi ibyo bitaragiye bwa buri wese akicyubaka Babeli yiwe, Yesu azaza azabatungura, Yesu azaza azabatungura, kandi zo Babeli zanyu zizariduka kandi zizabaridukiraho. Mfite amatsiko yo kubona Musumba wa ADPR Ezayi yamanutse bakamuha agatute muri Zion Temple, yamanutse bakamuha agatute muri Restoration, yamanutse bakamuha agatute mu Batista. Uhagarara Batista. Mfite inzozi zo kuzamuka kwa padiri bakamuha agatute bakavuga Imana imwe mu butatu bwayo bwera. Mfite izo nzozi, mfite izo nzozi. Naho mwebwe buri wese ari kwiyubakira umunara, ndari kwiyubakira umunara, ndari kwiyubakira umunara. Muzabanga babagabo bagiye inama ateye mureke twiyubakira umunara twigerere ku Mana. Ibyavuyemo murabizi, Imana yabatatanisha kuko bashize hamwe mu gukora ikibi, kandi biravuga ngo bari barabigera ku Mana, bari barabigeraho, kuko abantu bise hamwe bazagera kuri byinshi. Natwe twisize hamwe Satani twamubangamira, ibyaha twabikura mu isi bikavamo, isi ubwami bw'Imana bukaza, Imana yacu igahabwa icyubahiro bana b'Imana. Iyo mbonye mutuzuzanya ndababara. No mu rugo mu muryango, iyo madamu umugore na papa n'abana iyo batuzuzanije urugo rurasenyuka. Bwami bw'Imana burimo buratukwa, zina ry'Imana nimo riratukwa mubitewe namwe, mubitewe namwe, mubitewe namwe. Chama mukiyana reka ndangirize kweye nguru. Mu mesi yashize merutse gusurwa n'abahamya ba Yehova. Nabo nyari besha kuko abahamya ba Yehova bagira gahunda zo kutwara ubutumwa buri ku rugo, buri rugo. Ariko ngiye kubona mbona bakomanza ku gipangu cy'iwanje barinjira n'ibikapa byabo, bahindebe turicara turaganira. Twebwe ng'abarokore tumenyere gutangira ibyo tuganira byose sadipa iyo haraho bihurira n'Imana tukabanza tugasenga. Ndababwira ngo mwaretse tugasenga, barambwira ngo ya twebwe tuje twasenze. Nase niba mwasenze ndi hamwe namwe, niko nababwiye. Ati reka dandabwa ari ngombwa ko dusengera hamwe, numva ndacyo bitwaye. Nabyo ati ndacyo ndabwo nabigira birebire, reka tuganire. Ndabaza none muzanywe n'iki? Ati turaje kugira ngo tuganire kuri Bibiliya. Nabyo ati sawa, nanjye ndi umukunzi wayo. Ati uri umukunzi wayo? Nanjye ati turaganira, bazana dutabo twabakunze kugendana, turatangira turaganira. Twaganiye kuri byinshi, twaganiye ku muzuko, twaganiye kuri imbuka, twaganiye ku isisha n'ijuru rishya. Ibyo bintu twabiganiyeho. Ariko noneho ndangije ndababaza ngo none ni byiza ko mutwaye ubwami bw'Imana hano. Njewe nanjye ndi umwigisha, ndetse ndanabihunda babwira ngo njewe ndi pasiteri mu torero iri n'iri. Barangije barambye ati none
ukaba uri muri rya torero kandi tuzi ko ari itorero ridakorera Imana. Tuzi ko ari itorero ridakorera Imana, ati uje mu ryacu niryo ryiza rwose, amahame yacu naya matangiriye mu mahame n'abati buriya mubyishe hakiri kare rero, kuko amahame ndahurira n'agakiza na Kristo. Ndahurira buriya ni nawe mpamvu Kristo rimwe abafarisayo byarabagoye, kuko bari bafite amahame y'isabato bakumva ko nta kintu na kimwe bakora. Kristo akikora imirimo myiza ku isabato bakamuzira bigendanye n'amahame. Kristo tumukorera ibyiza kuva ku wa mbere kusa ku cyumweru. Kristo ikirano ntabwo tugira igihe cyo gukora ibyiza n'igihe cyo kudakora ibyiza. Igihe cyose twagwiye gukora ibyiza. Nuko turaganira, tumaze kuganira numvise ahantu bari kwerekeza, numva mu by'ukuri ndakuzuzanya. Nubwo ndi umushumba, numva mbere ya byose batangiye baza basenya imyizerere yanjye naho nizerera. Muri icyo gihe bari bamaze gushyira motowa. Ndangije ndibaza nabati none niba nshishikazwa ngarara muri Bibiliya nsoma ijambo ry'Imana, nshaka icyo Imana ishaka ngo ngikore, ngasenga nsengera abakizwa ngo biyongere, ngasenga avuga ngo Mana ubwami bwawe buze, ingoma yawe yogere hose, abantu babona agakiza, abantu bave mu buraya, abantu bave mu businzi, abantu bave mu rugoma, abantu bave mu kwikunda, dukundane. None uyo akabaje kumbwira ubutumwa njyewe. Niba koko nge kibyirwa ubutumwa nanjye ndi kujya kububwira abandi, ubu butumwa tuzabukora tubugeze hehe? Ndangije ndababwira ngo buriya rero iyo muze kubimenya, nanjye ndi umwe muri mwebwe, ndi umuhamya w'ibya Kristo, mwari murareba aho ubutumwa bukenewe. Mwari murareba aho ubutumwa bukenewe, kuko ngeka ko munyuze ku tubare twinshi, munyuze ku tubare twinshi. Turatubare nkagakwiye kwinjiramo, akaba ariho mubwiriza ubutumwa bw'ubwami bw'Imana. Buriya ibi icyo mibabwiriye, abantu bari guhusha indego, aho kujya kubakwereye ubutumwa bakajyaho ubutumwa budakwiriye. Uyu munsi nda abantu bakivuga iby'ibyaha, nda abantu bakivuga ubusambanyi, nda abantu bakivuga akarengane kari kwesema iki gihe cya none, nda abantu bakivuga ubujura buri gukorwa mu buryo usanga budasobanutse. Umuntu ukamusaba serivisi ariko kera akaba hari utuntu yagusabye ukuntu. Ndabwo abantu bakivuga ku maroje, ndabwo abantu bakivuga aho abantu bashiriye bari kurindimuka kubwe byaha. Huko ugasanga abantu ubutumwa buri kubakozi b'Imana, bari abasenga nabi, bari abajyana, bari abagikuzimu, bari imyizerere yabo ndayikwiriye, ndizabajyana mu ijuru. Donga abantu beremo icyo kigare, ndago bakijya ahantu ubutumwa bwiza buri, ndago bakize aho bagomba kwerekeza indego zabo z'ubutumwa. Buri ndego Yesu yavuze ngo mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Tubwire abantu kwihana. Iyo amaze kubwira abantu kwihana, ubigisha uburyo bazabaho. Kakane natangiriyeho, roho nzima mu mubiri muzima. Roho nzima mu muri muzima. Biragoye ko wakorera Imana ufite kwiganyira, biragoye ko wakuzura umwuka wa burayi. Niyo mpamvu nyashima amadini amwe yita ku by'umubiri, akita no ku by'umwuka. Baba Kristo mwabyiresha ubutumwa mukanabagaburira aho bishoboka, ariko iyo wabagaburiye ndetse ugahamagara n'abandi batarabizeraho mu itorero ryawe, ukavuga ati yenda nabambitse imyenda, nabaye ibyo kurya, nabarihiye. Bamwe mu bandi mu yandi madini batashoboye kubikora, baratangira bati biriya biryo babaha baba babikuye kwa Satani. Baratangira bagaharabika ati ndimurya ibiryo byabo biba byavuye ahantu hahumanye n'ibiki. Huko nuko mwebwe mutashoboye kubikora.
ariko umurimo wa Yesu tubona ahantu henshi yabyereje ubutumwa arangije agaburira abantu. Ni henshi cyane tubona. Shavuga ngo ntabwo Yesu byamunezeza kubwira abantu ubutumwa abantu bashonje, cyangwa se yakubwira ubutumwa ushonje ariko ndiyemere kujya kuburara. Ariko abashoboye kubikora abandi bakaduka ati biriya biryo muri kurya bakorana na Illuminati n'abasatanike. Ugasanga abizera banyu mubateye guca imanza. Nibabona Raban, nibabona runaka bati dore wa undi pastor wacu yatubwiye kwa gikuzimu, dore wa undi pastor wacu yatubwiye ko akorana na Illuminati. Illuminati bamwe ndi baba nazi n'ibyari byo. Cyo ni ikindi gano nzagarura ikindi gihe. Tupfa kubyumva nabandi tugahogera tugafatira aho ngaho. Benshi ndebanazi ngo Illuminati ni iki, nuye muryango ukora gute, ese koko twabyirinda gute, koko niba Illuminati nabaho ni gute twabyirinda, niki twakora. Gasanga rwose abantu banabisobanurira bari mu kigare gusa. Imana tubare kandi tindane natwe mureke nsoze. Ariko umuntu niba hari icyo agusumbya jyeremera kwa kigusumbya. Jyuremera kwa kigusumbya. Niba hari ibyiza umuntu agusumba gukora kaba gusumbya kubikora, jya wemera kagusumbya kubikora. Huko nawe usenge kuki yatumije agaburira abantu, yatumije yoba ku rusengero, yatumije ashimira abahanzi, nawe yakuzamura ukazagera abantu ushimira, ukazagera nawe abantu uteranye ukabashimira. Buriya nshuti z'Imana umuntu ushobora gufata abandi 100-200 akabicaza akabagaburira, uwo muntu nuwo kubahwa, nuwo kubahwa. Kandi no akabagaburira mu byiza, akabagaburira bashimiye bati courage rwose mwarakoze gukorera Imana, Imana ibongera amavuta n'imbaraga. Uwo muntu nuwo kubahwa. Teka ryose mbasenga unanye nzajye ngira bumfasha, ngize insozi zanje mbasenga nanjye mubona byereje ubutumwa ngo nzajye hirya yo butumwa babwire ngo mwende mwere kujya kuburara, hirya yo butumwa babwira ngo mushyikere mwambare. Bakozi b'Imana twemerane, bakozi b'Imana kandi wemere. Niba hari icyo naka yagusumbije kugikora neza, emera ko yagikoze. Kuko nawe usenge, nawe numara gusenga nawe Imana kuzamura kugeze ku rwego rwe. Cyesho zarebe abagereyo magambo ni n'abantu baba bagiciriritse, ariko nta mukozi Imana baba warazamutse ngagira ayo magambo asa nayo. Reka rwose ibi nabigereranya. Ubundi ndamukira uroga, ndamukire uroga, haroga abakene. Uzi impamvu baroga? Babona nuko yubatse inzu, babona nuko yabyaye, babona nuko yabyaye umwana mwiza, agatangira kugira ishyari. Bati barane njye ubu babyaye iranzu ni njye ubu yubatse, agatangira gushaka amarozi. Agatangira gushaka amarozi. Biriya rero mbigereranya n'ishyari, kandi umurozi wa mbere aramaza kugira ishyari. Kugira ngo uroge neza no kubugeze ku rwego rwo kugira ishyari, niba ugirira ishyari bagenzi bawe, ndahutaniye n'uriya murozi. Ndahutaniye n'uriya murozi. Iteka ryose abakereretse niho babona bazamutse bagatangira ati dorere ziriya mbaraga zavuye, biriya bitangaza byavuye, biriya byose nabyavuye hehe. Nta muntu waba wazamutse ngo ajye kugira ishyari abo hasi, ngo ajye kuvuga abo hasi. Huko wazamutse yari umunyamico myiza, akaba ari umwana w'Imana, wakora uko ashoboye kose akazamura n'abakiri hasi. Oya Apostle Mignone nagiye munara abavuga butumwa benshi yagiye aho dutute, akaba ijambo mu rusengero rwe. Akaba ijambo mu rusengero rwe. Mana kibabarire kandi gitindana namwe. Inshuti z'Imana kandi inshuti za Yesu, muve mu manza muke muri Yesu, muve mu bigaragarira amaso y'abantu mujye mu bigaragarira amaso y'umwuka.
uyu munsi ndagwanda bakirondoza umwuka, bararondoza amaso y'umubiri. Maso muri iteka ryose arabeshya, maso muri iteka ryose arashukana. Mana twagere kandi tindane natwe. Reka dusoreze hano. Ijambo ry'Imana tubwiye kuba umwe, tutaraba umwe ntabwo turagera kuri misiyo y'icyo Yesu yadutumye. Imana ashaka ngo tube umwe muri Kristo, dushobore kuvuga ubutumwa tudashingiye ku idini ryawe, tudashingiye ku miryango y'iwanyu, kuko tubanze tube umwe. Reka dusoze, murakoze. Imana ibaduhere umugisha. Reka dusenga Imana. Mwami Imana yacu, Mana idukunda, turagushimiye, izina ryawe niryubahwe. Uri Uwiteka, urakomeye, ugira neza bugacya bukira. Mugaragu wa Rabani, ndanezeye ku bw'aka kanya. Ngano bane natwe kandi tugendereye kuko uri Imana y'urukundo. Ineza n'imbabazi zawe bikora imirimo n'ibitangaza kuko uri Imana nyamana. Tindana natwe. Uyu mushiki wacu umwana data nyumva, mugirira neza. Nawe muhe gusobanukirwa bino bintu, muhe kumva neza bino bintu. Izina ry'Imana rigutukwa natwe kuko tutemeranye. Uwakoze byiza tukamwataka, tukamutondagira. Uwavuze ukuri tireba hariya byagenze kuriya. Mana hembura umurimo wawe. Mana yishurira abantu imikorere yawe. Mana yishurira abantu umucyo wawe. Mana abantu kwemerana. Mana abantu kuzuzanya. Bana nabawe ubagirire neza. Bana nabo bayobose neza n'imbabazi zawe. Data mu izina rye rikomeye, Data usumba byose, igihe tukicyubaka Babeli zacu, cy'umuntu ahagaze ku idini y'abayubaka Babeli yiwe, hari cy'umuntu ahagaze kuri Kristo, hose arahisanga. Hose arahisanga. Hageze imiryango irafunguka. Abumwe muri bene Data, ariko niba nawe wagera ntibaguha umwanya, ntibaguha agatute, kandi twese ngo tujyamye ijuru. Niba umuntu yakora ibyiza ngabere, undi akaza bisenya bipinga. Bwami bw'Imana tuburimo gute, tubahagazemo dute? Ngaho bana natwe tubere Imana, tubere umucyo. Mana ndasabye ngo umwuka wera wawe, umwuka wera wawe, kuko namenye ko ari n'umwuka w'idini, umwuka w'idini, umwuka w'imihango y'idini, yajyana bato bwo barabasakuriya, bakabadasa natwe barasinzira imwe turi wona umwuka w'idini. Ariko umwuka wa Kristo, umwuka wera w'Imana, ndamacakubira ugira. Umwuka w'Imana uruzuzanya, umwuka w'Imana ubona ibintu kimwe. Shoboza abagaragu bawe, shoboza indore zawe ugambira gukoresha muri iki gihe. Nubwo ibicandege bigenda biba byinshi, bigenda bigwira, ariko tanga imbaraga zawe Kristo. Ngadufashe muri byose, uriye neza muri byose. Niko dushimiye Imana mu izina rya Yesu. Amen, 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 amen. Murakoze. Imana iduhere umugisha. Nimero ni 078 24 53 8 2 6. Ndabwo nagane ngenyine. Ushaka kunyungura inama, ushaka kunyungura ibitekerezo, wanyura ku iyo nomero ukamamagara Andregite, cyangwa ukandika muri comment mu kiganiro. Kanongere nsubiremo ni 078 24 53 8 2 6. Ndabashimiye. Imana ibambere umugisha. Amen, amen.